Nkwaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment, aho mba nkugezaho amakuru y'ibyamamare aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, dore ko nta makuru na make bashaka ko agucika hano kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment. So ni ukuvuga ngo mu mwanya mutoya ushize rwose, mu mwanya mutoya 1:55 am igize gutya ipostinga iyi video. Ni video iri kwerekana uburyo ki abantu nyine bazaba bifashishwa muri 1:55 am, ngira ngo muri uyu mwaka, dore ko byagiye bivugwa cyane, nta nubwo byagiye bivugwa ahubwo nibyo boss wayo Coach Gael yitangarije ko kabisa ari kwifuriza urugendo ruhire uyu musore Element, aho bigaragara ko yaravuze ko nyine yamucukije, nawe akwiye kwishakira nyine rebo ye, cyangwa se studio ye nyine akajya akoreramo tu. Ubundi amwifuriza urugendo rwiza, ngira ngo ejo bundi nibwo byabaga Element asezera kabisa, anatangaza injyana nshyashya ya Afrogako kabisa, injyana nshyashya. Noneho biza gutangazwa ko Element yaba yasezeye 1:55, dore ko amasezerano ye yararangiye, ndetse n'uyu Coach Gael amwifuriza urugendo rwiza. Rero uyu munsi bagaragaje abantu bazaba bifashishwa kabisa muri 1:55 muri iyi season, cyangwa se muri iyi mpeshyi itangiye, abantu bazaba bifashishwa kabisa kugira ngo baduhereze ku byishimo muri 1:55 am. Ngira ngo nk'uko ubibona harimo Bruce Melody ndetse na Element ndetse n'uyu musore, uyu musore reka ndebe uko bamwita, kabisa, bamwita Compressor. Bikaba bivuga ko ari umuproducer mushyashya wemejwe na 1:55 am, ndetse nk'umuntu usimbuye Element muri 1:55 am, akaba ari umuntu uje gukora ibitangaza. Amakuru agenda avuga ko uyu musore ari umuhanga cyane kandi ngo yatojwe n'uyu Element. Ngira ngo iyi video nibwo bayishyizeho hanze mu kanya, bagaragaza aba basore uko bagiye ari batatu, ndetse na Element wa kane. Ntabwo ari batatu ahubwo reka nze tubabare, harimo Bruce Melody, Kenny Solo, ndetse ngira ngo uri kubona Bruce Melody kabisa niwe utangira aka video, Bruce Melody, ndetse hagahita haza n'abandi. Reka nze ndagomba kwereke mu kanya baraje bazeho ubu bareba neza. Kenny Solo arimo, Roskana arimo, ndetse Element nawe arimo nyine nk'umuntu usimbuwe, bitewe n'uko Element nyine biravuga ko azajya ahora haza. Nka interview yatanze ejo bundi yagaragaje ko ngo muri 1:55 ari mu rugo. Ngira ngo uyu ni Kenny Solo, ngira ngo muramubona kabisa. Uyu ni Roskana kabisa wo muri Food, ngira ngo muramuzi, ndetse uyu ni uwo bita Compressor. Bikavuga ko ari umuproducer mubi cyane, uzi nawe ibintu bijyanye n'imiririmbire cyangwa se n'imicurangire, azi nawe gucuranga ndetse no kuririmba. Bikaba bivuga ko abizi no kuririmba ngarabizi, ndetse uyu ni Element nk'umuntu usimbuwe nyine tu. Ngira ngo muri kubona Bruce Melody kabisa kibamba, aho navuga ko Bruce Melody ari umwe mu bantu nyine bahetse 1:55 ndetse bayifasha no kumenyekana, dore ko afite fame irenze cyane hano mu Rwanda. Ngira ngo muri kubibona byose. Iyi video igiye hanze mu kanya rwose masaha ashize, aho 1:55 yayitangazaga. So hano rero turi ni kuri Instagram account ya 1:55 am. Reka nze mbikwereke. Ngira ngo muri kubibona ko iyi ari 1:55 am, aho ikurikirwa n'abantu basaga ku bihumbi 40, hafi ibihumbi 50, ndetse post zo ni 744. Rero baje gutya bahita bashyira hanze iyi video, bandikaho ngo the time is now, cyangwa se ngo igihe ni iki, ngo let the world know that we are the heart of Africa music and the icon of Rwanda music. Ni ukuvuga ngo reka ngo isi yose imenye ko turi umutima wa Afrika, ndetse umuziki w'u Rwanda ube ikimenyetso nyine cy'umuziki ahantu hose. So ngibyo rero hano barazandika ngo introducing, cyangwa se bari kwerekana ngo Kenny Solo, Element nawe nyine arimo, Roskana and Compressor. Ngo shout out to Bahari Ruth and the whole team, murarenze cyane.
Ni ukuvuga ngo hano berekanye abantu bageze kuri bane bifashishwa muri 155am, ndetse Kinisoro ndetse n'uyu Element na Roskana na Compressor. Element ikaba ivuga ko azajya aba arimo nyine nko gufasha uyu musore, dore ko nta kintu bapfuye, ahubwo Element nawe agiye kwishakira umugati mu buryo bwe, cyangwa se nk'umuntu ucukijwe. Murabizi iyo umuntu acutse n'ubundi aba agisubira mu rugo. Uyu Element azajya ajyayo gahoro gahoro n'ubundi akomeza kumenyereza uyu musore wanyu ngo ni Compressor. Njye sinigeze abona indirimbo isohotse kabisa bari kuvugamo Compressor ngo numve uko yipresenta, nk'uko Element twari tubimenyereye muri kariya karogo ke ka Ele. Sinzi ubwo Compressor uko azajya yipresenta kabisa. Tunyotewe no kumva indirimbo kabisa. Nkeka ko indirimbo izasohoka izaba cyangwa se indirimbo ya Bruce Melody, ni indirimbo za Bruce Melody ukuntu zitegerejwe, nabyo zitegerejanyijwe amatsiko, aho byitezwe ko rwose zishobora kuzarebwa cyane, bitewe n'uko abantu ubona ko banyotewe no kumva Bruce Melody. Ubundi ntabwo byajyaga bibaho ko Bruce Melody amara amezi angana gutya nta ndirimbo arasohora cyangwa se nta kintu arashyira hanze. Ariko rero hashize amezi, navuga ngo arenga 3, hashize amezi 3 niba atarane, kuko amezi ane arashize, kuko ndibuka ko indirimbo ya nyuma heruka ari When She's Around afatanyije na Shaggy, kandi indirimbo yagiye hanze mu mwaka ushize. Rero birumvikana ko amezi 4, 5 gutyo arashize, amezi 5 cyangwa 4 gutyo arashize Bruce Melody nta ndirimbo ari gusohora. Rero ndakeka Bruce Melody ubu ngubu navuga ko akumbuwe, kandi ndakeka ibintu biri ku murongo nyine. Nkeka ko rwose indirimbo nazo zigiye kuza vuba cyane, tukabona uyu musore ngo ni Compressor yigaragaza kabisa, tukareba nyine ubuhanga bwe tugereranyije n'uwo bita uyu Element, tukareba ese ninde urenze. Dore ko ihangana nyine rya Element n'injyana ye ya Afro Gako bikomeje guhatana cyane, aho hari n'undi musore ngo wo mu Burundi nawe wazanye ngo Afro, nimba ari Afro what simbyibuka neza, ariko harimo ibintu bya Afro nayo ngo yazanye injyana irimo nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka tuzarebe injyana irenze ye hagati ya Element n'uwo musore. Wenda impamvu nari mbivuzeho ni ukugira ngo nkabamenyeshe, gusa no mu Burundi hariyo undi mu producer urenze cyane nawe ngo wazanye indi njyana, bigaragara ko ari ihangana. So murakoze cyane rero, nta bindi birenze nje kubabwira, byari ibingibi nkutangariza aba basore n'ubundi berekanwe muri 155am, ndetse ngira ngo ni inzu itunganya imiziki irenze kabisa mu Rwanda, iri imwe mu nzu zitunganya imiziki zirenze 155am, ndetse kuba batangaza bano basore ngira ngo ni ibintu birenze kabisa. Numvaga ko nk'abantu b'abakunzi ba Kigali The Twilight Talks mukwiye kubyumva kabisa, amakuru nk'aya nakabanyureho. So murakoze cyane rero, murakoze cyane. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, turabakunda cyane.